Ibirayi ni kimwe mu biribwa by'ingenzi ku mibereho ya muntu. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa biboneka ahantu hose ku isi. Ibirayi ni kimwe mu biribwa bikundwa n'ingeri zose z'abantu. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi. Ibirayi ni kimwe mu byo kurya by'ingenzi ku buzima bwa muntu. Ibirayi ni kimwe mu byo kurya byoroshye guteka kandi bitekwa mu buryo butandukanye. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ushobora guteka ubitogosheje. Ibirayi ni igihingwa ushobora guteka ubikaranze. Ibirayi ni igihingwa ushobora guteka ubyokeje. Ibirayi ni igihingwa ushobora gutekamo ifiriti. Akandi karusho k'ibirayi ni uko biboneka igihe cyose kandi ahantu hose, by'umwihariko ibirayi ni igihingwa cyera mu Rwanda. Ese ni izihe ntungamubiri ziri muri iki gihingwa? Ese ni akahe kamaro k'igihingwa cy'ibirayi ku buzima bwa muntu? Ese ni iki cyo kwitondera kuri iki gihingwa cy'ibirayi? Ibi ni byo tugiye kubaganirizaho mu kiganiro cya none. Reka mbanze mbashimire ko mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, kudusobanuza cyangwa kutwunganira, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Mbahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku bigize ibirayi, tumenye intungamubiri ziri muri iki gihingwa, akamaro k'ibirayi ndetse n'ibyo kwitondera ku birayi. Ese ni izihe ntungamubiri ziri muri iki gihingwa cy'ibirayi? Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga vitamine B6. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga ko ari isoko nziza ya potasiyumu. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga nk'umuringa. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga vitamine C. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga pantothenic acid. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga niacin. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga manganese. Intungamubiri ziri mu gihingwa cy'ibirayi twavuga fibre. Ubusanzwe burya ibirayi iyo bitagiye mu mavuta cyangwa ngo bitekwe ifiriti, burya biba byifitemo amavuta make kandi bikagira kalori nkeya na fibre nyinshi zirinda indwara zitandukanye harimo iz'umutima ndetse na kanseri. Ibirayi bikize ku ntungamubiri za phytonutrients, intungamubiri zifite ubushobozi bwo kurinda no gusohora uburozi mu mubiri. Bityo zimwe muri izo ntungamubiri za phytonutrients twavuga intungamubiri za carotenoids, intungamubiri za flavonoids, intungamubiri za caffeic acid ndetse na proteine y'ingenzi yitwa patatin, proteine iyungurura ibishobora kugirira nabi ingingo zitandukanye mu mubiri. Ese ni akahe kamaro k'ibirayi ku buzima bwa muntu? Akamaro ka mbere k'ibirayi ku buzima bwa muntu ni ukugira uruhare rukomeye mu igogorwa. Ibirayi bikungahaye ku binyamafufu
kandi ibi byorohereza igifu mu gutuma igogorwa rigenda neza. Ibi bituma ibirayi biba ibiryo by'ingenzi ku bana bato cyangwa se abadashobora kugogora ibiryo bikomeye kandi bakeneye ingufu mu mubiri. Ku rundi ruhande, burya si byiza kurya ibirayi byinshi hafi ya buri munsi kuko bishobora gutera kugira aside nyinshi mu mubiri. Kuba ibirayi bikungahaye kuri fibre nyinshi byorohereza ibiryo kugenda neza mu mara. Ibirayi kandi birinda igifu kwangirika kuko bicyorohereza kwisicyamo igikoma mu buryo bworoshye. Ibirayi birinda umubiri wa muntu kurwara constipation. Ibirayi birinda umubiri indwara nyinshi by'umwihariko kanseri y'umuyoboro w'ibiryo. Ibirayi bigira fibre kandi zigira akamaro mu gusohora cholesterol mbi mu mijyana y'imiyoboro y'amaraso, bityo umutima ukarushaho kumererwa neza no gutera neza. Akamaro ka kabiri k'ibirayi ku buzima bwa muntu ni imikorere myiza y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura. Kugira ngo ubwonko bukore neza bisaba ibintu bitandukanye, ariko cyane cyane twavuga umwuka uhagije ugera mu bwonko, oxygen. Twavuga igipimo gikwiye cy'isukari. Twavuga ubwoko butandukanye bwa vitamine B. Twavuga urugero rw'imisemburo ruhagije. Twavuga izindi ntungamubiri zirimo amino acids. Twavuga aside z'ibinure nka omega 3. Ibi byose tumaze kuvuga wabibona mu birayi, kandi ibirayi bikungahaye ku binyamafufu byongera igipimo cy'isukari nziza mu maraso. Ibi bituma ubwonko butaruha cyane ndetse n'ubushobozi bwawe bwo gutekereza bugahora hejuru. Ku byerekeye umwuka ugera ku bwonko, oxygen, uyu mwuka utwarwa na hemoglobin ziba ziri mu maraso, kandi ikintu cy'ingenzi kizigize ni ubutare, fer, kandi tuyisanga mu birayi. Akamaro ka gatatu k'ibirayi ku buzima ni uko ibirayi bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso no kurinda urwungano rw'umutima. Umuvuduko ukabije w'amaraso uterwa n'impamvu nyinshi, harimo kurwara diyabete. Umuvuduko ukabije w'amaraso uterwa n'impamvu nyinshi, harimo amaraso adatembera neza. Umuvuduko ukabije w'amaraso uterwa n'impamvu nyinshi, harimo igogora rikorwa nabi. Umuvuduko ukabije w'amaraso uterwa n'impamvu nyinshi, harimo intungamubiri zidahagije mu mubiri cyangwa se ibindi bibazo. Ibirayi bishobora kurinda umuntu iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso kubera intungamubiri zikigize, ariko umuntu ufite iki kibazo cyangwa se wamaze kukigira bitewe na diyabete si byiza kurya ibirayi. Reka ngasubiremo, ibirayi bishobora kurinda umuntu ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kubera intungamubiri zikigize, ariko umuntu ufite iki kibazo cyangwa se wamaze kukigira bitewe na diyabete si byiza kurya ibirayi. Fibre nyinshi ziri mu birayi ni ingenzi cyane mu kugabanya cholesterol no gutuma umusemburo wa insulin ukora neza, kandi vitamine C iri mu birayi ifasha gukuraho ikibazo cy'igogorwa rikorwa nabi. Akamaro ka kane k'ibirayi ku buzima ni ukongera ibiro. Ibirayi birimo ibinyamafufu ndetse na poroteyine nkeya. Ibi bituma ibirayi biba ibiryo by'ingenzi ku bantu bananutse cyangwa se abantu bashaka kongera ibiro. Vitamine C na za vitamine B zitandukanye ziri mu birayi zifasha umubiri kwinjiza amafufu byoroshye. Ibi bituma ibirayi binaba ibiryo by'ingenzi ku baterura ibyuma cyangwa se abandi bakora siporo zibasaba ingufu nyinshi. Akamaro ka gatanu k'ibirayi ku buzima ni ukugira uruhu rwiza. Ibirayi byifitemo vitamine C na za vitamine B zitandukanye, kimwe n'imyunyungugu nka potassium, magnesium, phosphore na zinc. Izi vitamine zose ni ingenzi cyane ku kugira uruhu runoze. Ikindi kandi, ibirayi bisekuye neza bivanze n'ubuki bihindura uruhu neza no gukuraho amatashe aba ari ku ruhu. Uru ruvange kandi rushobora kuvangwa bigasigwa ahahiye ku ruhu bigafasha gukira vuba.
Akamaro ka gatandatu k'ibirayi ku buzima ni ukurinda kanseri. Ubwoko bumwe na bumwe bw'ibirayi, urugero nk'ibitukura cyangwa se ibisa igitaka, ibi birayi bikungahaye kuri flavonoid na vitamine A. Izi zirinda cyane kanseri zitandukanye. Ibirayi bikize kuri quercétine byagaragajwe ko irinda cyane kanseri zimwe na zimwe ndetse na tumoro. Urugero ruri hejuru rwa vitamine A na vitamine C bifite ubushobozi bukomeye bwo kurinda umubiri kuba wakwibasirwa n'ingaruka nka kanseri. Akamaro ka karindwi k'ibirayi ku buzima ni ukurinda indwara utubuye two mu mpyiko. Utu tubuye two mu mpyiko tuzwi nka adenocarcinoma. Iyi ndwara iterwa no kugira ikigero kiri hejuru cya acide ya uric mu maraso. Iyo ufite iki kibazo ni ngombwa kwirinda amafunguro arimo poroteyine nyinshi, cyane cyane inyama n'ibikomoka ku nyamaswa byose, kimwe n'ibishyimbo byongera iyi acide mu maraso ku kigero cyo hejuru. Ibirayi byo kuko bikize ku binyamafufu kandi bikanabamo poroteyine nke cyane. Ikindi kiyongeraho ni uko ibirayi birimo magnesium ibuza kwiyongera cyangwa se gutuma calcium iba nyinshi mu mpyiko, kimwe n'izindi ngingo, bityo bikaba umuti mwiza urinda utu tubuye. Akamaro ka munani k'ibirayi ku buzima ni ukurwanya ububyimbirwe. Ibirayi ni kimwe mu biribwa bigabanya cyane ububyimbirwe, yaba imbere cyangwa inyuma mu mubiri, kubera ko ibirayi byoroshye mu kurya, kugogorwa, ndetse bikagira vitamine C nyinshi, potassium na vitamine B6 ishobora kurinda ububyimbirwe ubwo ari bwo bwose, yaba mu mara ndetse n'urwungano ngogozi. Ibirayi ni ibiryo byiza ku bantu bafite ibisebe ku gifu, abarwaye indwara z'imitsi n'ingingo, ndetse na gute. Ese ni iki cyo kwitondera ku birayi? Si byiza guhata ibirayi cyane cyangwa kubibeyura, ahubwo ushobora guhata gato cyangwa se ukabyoza neza mu mazi akonje, wamara gukuramo amaso ukabiteka gutyo. Impamvu yo kubigenza gutyo ni uko fibre nyinshi ibarizwa mu birayi iba iri ku gice cyo hanze, ubwo ni mu bishishwa. Ibirayi mbere yo kubirya ugomba kureba neza niba bidafite amaso y'icyatsi, cyangwa se ukareba niba bitaratangiye kubora, kubera ko ubwoko nk'ubwo bw'ibirayi bibamo uburozi bwitwa solanine, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko ubu burozi bubitera kubiha cyane, gusharira cyangwa se kurura. Si ibyo gusa, kuko ibirayi nk'ibyo bishobora no gutera ibindi bibazo by'ubuzima, byaba mu itembera ry'amaraso, ubuhumekero, kuribwa umutwe ndetse no gucibwamo. Ibirayi byo mu maguriro byogeje ugomba kubyirinda, kuko kubyoza bikabikwa bishobora gutera bagiteri no kuba zakwinjiramo imbere, bityo nyabuneka mwitonde. Mu kubika ibirayi bibikwa ahantu hakonje kandi hijimye. Kubibika ahantu hashyushye bituma bibura, nubwo benshi bibagoye kubona ahantu hakonje kandi hijimye, ariko ugomba kugerageza byibuze aho ushoboye ukabirinda izuba, kuko uko bimaze igihe kirekire ku zuba bituma bwa burozi bwa solanine bwiyongera. Ibirayi ntibigomba kubikwa muri firigo, kubera ko amafufu amwe n'amwe abigize ashobora guhinduka isukari, bikaba byatuma bibiha. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku bigize ibirayi. Bityo muri iki kiganiro tumaze gusobanukirwa akamaro k'ibirayi, intungamubiri ziri mu birayi, ndetse n'icyo kwitondera kuri iki gihingwa cy'ibirayi. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore, kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa, kuko no gusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel.
mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.